Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku kuntu Satani yigaruriye isi. Ni gute Satani yigaruriye isi? Ese urabibona cyangwa ntabyo ubona? Ni ukubera iki abantu benshi bakurikira Satani ubuhumyi aho kugira ngo bakanguke bakurikira Imana? Impamvu rero ni nyinshi zituma Satani yigarurira abantu kandi babibone. Reka turebe izo mpamvu. Impamvu ya mbere ni ukubura ubwenge, nk'uko Imana ibitubwira mu gitabo cya Hosea, ngo abantu banjye bararimbuka kubera kutagira ubwenge. Ubwenge Imana itubwira ni ugukurikira ijambo ryayo tukaryiyumvamo. Nk'urugero, nk'ubu nakubaza, mu bantu miliyari 8 batuye isi, ni bangahe bamaze gusoma Bibiliya? Bamubwira nka bangahe muri miliyari 8? Ibigeranyo bitubwira ko 5 cyangwa 10% bonyine nibo bantu bamaze gusoma Bibiliya. Reka dufate 10%. No kuvuga ngo abantu batarenze miliyoni 800, umwe mu bantu 8 cyangwa umwe mu bantu 10 nibo bamaze gusoma Bibiliya. Bivuze ngo abandi bose basigaye 9 cyangwa 7 bose benshi bari mu nzira z'ubuyobe. Naho rero ubibonera ukabona umubare w'abasomye Bible, barasomye Bibiliya n'abatarayisomye. N'ubwo bwose ushobora kuyisoma wenda ariko ntube uri mu kuri 100%, ariko byibuze ubu gifite umuntu uvuga uti ibintu bimeze gutya na gutya, ibi ndimo biri kunshobora kunjyana habi. Ariko ndutarayisomye nyine ntabyo witayeho, nta jambo ry'Imana witayeho, uvuga uti ndinya mu giyo bigiye ugakurikira umujyo nyine, bakakuzana bakubwira ngo hino ugiye nyuranga ukanyurayo, ngwino nyuraha ukagenda hirya no hino, warangiza nyuma ukavuga ako ibi bintu bizarangira ryari. Aho rero itangiye kwibaza ngo bizarangira ryari, nawe utangiye kubona ko ibintu nyine ntago ari mahiri ibyo bintu bari kubanyuzamo. Ndabikubwira ko hari benshi batangiye kuvuga bati ibi bintu byatangiye tuvuga ngo bari yabo, ngo ni ibintu baba barimo bigirisha, ariko benshi tuzi ko batangiye kuzagenda bibaza ibi bintu ni ibiki bizarangira ryari. Ubwo nyine ndanuva umva byari. Cyakabiri rero, irari ry'isi niryo rituma umwanzi Satani yigarura imitima ya benshi. Ubundi kuri no si tugomba kugira irari n'inyota yo kumenya aho twaturutse. Mu isi y'umwuka n'isi y'umubiri turiho, ibibera hano mu isi y'umwuka bigaragarira mu isi y'umubiri. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe gutsinda umwanzi Satani, nuko hano muri no si y'umubiri tugomba kuba dushyize hamwe gutya, turi umwe, duhuje kandi tugahuzwa n'umwuka mu ijambo ry'Imana. Ni kuvuga ngo iyo usoma ijambo ry'Imana ugahuza n'abumva ijambo ry'Imana, mugakundana, mugahuza mukunga ubumwe, ni ukuvuga ngo no mu isi y'umwuka muba muri hamwe. Kubw'iyo mpamvu rero muba muhisemo uruhande rw'Imana. Bariya bandi rero ubona abanyamashyari, abanyamatiku, ibindi byose bibi byose, ni ukuvuga ngo bo baba bahisemo wa mwijima aho kugira ngo bahitemo urumuri ruhuzwa n'urukundo, bigahuzwa n'umwuka, noneho bikaba ubusabane n'Imana. Tukaba umwe nyine, nk'ubu unkunda nkawukunda, nta buryarya, nta kubeshya. Ibyo bintu nta ushobora gupfa kubibona ngubu ko buri muntu wese ninyamwigendaho. Wenda tuve ko barahari abantu bagifite ukuri, bafite n'urukundo n'uwo muntu barahari, n'abandi nabo
umwanzi Satani yigaruriye nabo ni benshi barahari. Ni ukuvuga ngo rero ubashe kubona uwo muhuza, ugahuza urugwiro, ugahuzwa n'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera, akabayobora mukaba urumuri ku bandi, cyane cyane mwihereyeho. Ni ukuvuga ngo niho Imana ihera nyine namwe ibahuza igasabana namwe. Icya gatatu, idini n'imico cyangwa imigenzo na za ruswa. Ruswa hano mvuga ntabwo ari ruswa y'amafaranga. Ni ukuvuga ngo umuntu yakunze cyane yizirikaho ku buryo atanga n'ibyo byose n'umubiri we cyangwa ibyo byose, ariko kugira ngo yemere cyangwa ahemuke agire guta ibintu byose. Idini rero, Imana uko ibona idini iribona nk'amategeko abantu bishyiriyeho cyangwa imigenzo abantu bagiye bahererekana. Ni uruhererekane kuva mu bisekuru n'ibisekuru n'ibisekuruza, ibisekuru n'ibisekuruza, akaba ari imihango bahanye yabo cyane cyane ihabanye no gushaka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo ni amategeko n'amabwiriza n'imihango n'imigenzo abantu bishyiriyeho bagakurikiza ubwabo, noneho bibihame abantu bose bavutse bagasanga uko bimeze nyine, bakumva ko ariko ubuzima bugomba kumera, kumbi ari ubuyobe barimo. Aho rero Satani ahabonera urugwaho rukomeye cyane, akinjirira abantu, ari naho yahereye akubita amadini hasi. Ubu nta bantu bakivuga ngo nihe wegeze wumva abantu bavuga bati Satani reka ibyo bintu gukora ntawo bikwiriye. Abanyamadini abo bose niba bari kugira abantu mugende muri uwo mutobe ku bwinshi. Kubera iki? Kubera ko abo banyamadini barayobora intama zabo ubuhumyi ngo zijye gufata iyo mitobe nimara kuyinywa ikabatera ivutu cyangwa ikabagaruka. Abanyamadini bazaba bigaramiye, nta rero bazabaha inzira inyura mu ijuru cyangwa ngo babambutse ruriya rubanza rwanda. Umuntu utekereza shyira ubwenge ku gihe, ufungura amaso uvuga uti uyu munyamadini aranyohereza yarangirana he. Nawe ugire amahitamo no gushoza kwawe, uhitemo Imana aho gukurikira ikibi kandi ukireba n'amaso yawe. Satani yigize umumarayika w'umucyo. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ushobora kubwira abantu ko ibintu by'amadini bakurikira, cyane cyane idini rikuriye yose mu isi, ko ari idini rya Satani. Ntabwo bashobora kubyumva, kuko kugira ngo ibintu byumve nuko ugomba kuva muri ako kabogisi urimo ugasohoka mukitarura byibuze ukakareba inyuma, noneho ukavuga ati ibi bintu basenga, mbwira nk'ahantu ushobora kumva ko Bibiliya ikubwira ngo ntusenge ibishushanyo. Aho hantu uri muri iryo dini ririmo barakubwira ngo senga igishushanyo ukagikunda, ukakizirikaho, ukagenda ukingishije, ugakora byose kugira ngo uramye igishushanyo. Nk'iyo yagombye kukubera nk'inzogera ikuvuzwira amatwi kugira ngo uri mu buyobe, kanguka uve mu kuramya ibishushanyo. Hari Imana, kuko ibishushanyo ntabwo bivuga. Biriya bishushanyo ntabwo ushobora kuguha umugati, biriya bishushanyo ntabwo ushobora kuguha agakiza, ariko hari Imana mu ijuru yonyine tugomba gukunda, tugasenga, tukaba twanayipfira, aho kugira ngo ugwe inyuma y'ibishushanyo utanazi n'iyo byaturutse. Iki gihe rero ni igihe cyo guhindura ibintu tugatsinda ubuyobe. Ni gute utsinda ubuyobe rero? Gatanu, ubuyobe kugira ngo utsinde nuko ugomba kuvuga uti ndiyanze, iby'isi ndabiretse, ndiyanze, ngiye gukurikira Imana. Birashoboka, hari abantu benshi babishoboye, birashoboka. Wiyange, kuko no mu ijambo baratubwira ngo niwanga ubuzima bwawe nibwo uzabona ubuzima bwawe, kandi nunapfa uzabaho. Ibyo ni ibintu usoma mu ijambo kugira ngo ubyumve. Aho tuba tuvuga mu buzima bwa nyuma y'ubuzima, mu bw'umwuka, kuko ntabwo uri uyu mubiri tubona, ahubwo ni roho iri muri weho. Weho uri roho iri muri weho. Uri roho iri muri weho. Ibyo bintu bimaze kubyumva,
nibwo uvuga uti ubu buyobe bwose ndabutsinze umuntu ukubwiye ngo nkurikira buhumyi kuko igihe cyawe kitageze ntushobora kugenda kandi iyo ugiye ukagenda neza wemye uzi ijambo ry'Imana warakiranutse waratuye byose uravuga Mana ugakora uko ushoboye kose ukigengesera ukavuga ati nkurikira Imana ntabwo ushobora kujya ahantu habi. Mwami ugupfira ku musaraba yaravuze ati ngiye kugutegurira ahantu kandi aho hantu heza. Bigushishikaze rero nawe ugire ishyaka n'umurava n'urukundo uvuga uti wasiwe ndekura reka nkurikire umwami wanjye wampfiriye, uzabishobora kandi uzanesha. Gatandatu, hari impande ebyiri zimaze kwigaragaza, sinzi niba ubibona ariko n'umwana muto ngira ngo arabibona. Hari abakurikira Satani batabizi cyangwa se banabizi, hari n'abantu rero bari gukurikira Imana. Urahitamo Satani cyangwa ushaka gukomeza gukurikira Imana? Ndumva neza ko yanzira yabutse ya Satani abantu benshi bari kugenda bafata n'iyo mitobe, bagafata imitobe ntabwo babona aho umwobo w'urukwavu ugana impero yawo. Urakomeza ufata iyo mitobe ukomeza uyifate, amaherezo ni ayahe? Wakubuye amaso gato ukareba ukavuga uti ko nabona impingara ibintu n'ubuhoro, gira gutya byibuze ubura amaso gatoya, none uvuga uti ko ntari kureba ahantu uyu musozi ugarukira aho ibintu n'ubuhoro. Ariko iyo uri kumwe n'Imana nyine irakwereka uvuga uti tuza uri muri njye nanjye ndi muri wewe. Nuko rero unesha ugahitamo neza, ugahitamo Imana aho guhitamo Satani, kuko uko iminsi igenda yicuma niko bizagenda bigaragara. Kandi umuntu ndasaba ngusengera mvuga nti ntibizabe byaratinze, ntuzabibona waratinze ngo wicuze bitagishoboka yuko wasubiza iminsi inyuma. Cya karindwi, kutita ku bintu. Ikinyoma cyabaye ukuri. Ibyaha n'ubuhemu biraganza, gukora ibibi biganza muri nosi. Ni ukuvuga ngo ikinyoma kimaze kuba ukuri, noneho ntabwo cyahawe intebe gusa, gisigaye ari ukuri. Wavuga ukuri bakavuga ngo ni ikinyoma. Ibyo byose rero bituruka ku kutita ku bintu. Abantu ntabwo bagiye bakurikira ngo bite ku bintu bakanguke. Natwe twagize Imana tubona agakiza, turavuga ati Imana waratukuye waradutabaye ku munota wa nyuma. Niyo mpamvu iyo ugize Imana ukabona agakiza nko muri ibi bihe cyangwa ibihe twakabone mu myaka 3-5 ishize, ubwo ubibona byose neza kuko ubona aho Imana igukuye, ukareba n'ibyo unyuzemo, noneho ureba ukuntu bitangaje. Reba hano wari uri, Imana ikugejeje none hahise haza ibintu byo kunywa imitobe. Ibyo bintu ni ibintu umuntu udakijijwe cyangwa ubone byabo bigira, cyangwa abantu bimakanyi, cyangwa abantu bavuga ngo bapinga gusa. Reka ngo urugero, reba hano wari uri mu byaha, Imana iguhaye agakiza. Wari uri mu byaha, Imana iguhaye agakiza, hahise haza ibintu byo kunywa imitobe. Ni ukuvuga ngo uhindukira gutyo ukareba inyuma aho uvuye, ukareba aho wari ugeze, wabona imitobe uhita utinya Imana kuko ubibona neza. Utubona neza ibyo ari byo. Hari benshi batabona ibyo ari byo ko wenda nzi uko wakijijwe cyangwa naho wakirijwe, ntabwo nzi uburyo ufata ibiri ku ubu ngubu. Ariko reka nguhe nk'akantu gatoya. Niba wari mu muriro umuntu akakuvanamo udahiye, none wava mudahiye ukabona wa muriro ugutanze imbere wikubye nka kabiri, kubera ko we wageze muri ura mubiri wawugerageje, mu muriro wawugeragejeho gatoya, warungurutseyo warebye uvuyemo, noneho ubonye ibindi bishashi bisana na wa muriro imbere yawe. Icyo gihe ahubwo urahita uvuga ati ntanahegera ahubwo. Ntabwo ushobora kuhegera
uritaza no mukavuga uti kuri mu rubanze ucururuke noneho ndebe ibyuriya muriro ndebe niba natambuka ariko nimba uvuye hari ugatiye ukinaga mu muriro none urakotsa ahubwo ntabwo nzi ukuntu biri bigenda none ntabwo uri bubone ibikuvanaho ariyo mpamvu navuga ibaze aho kugira ngo umuntu yirirwa kubaza umaze kunywa imitobe ingahe wanywe umutobe wa mbere wanywe umutobe wa kabiri wanywe umutobe wa gatatu ibaze iyo nza kuba ntubaza nti wasomye Bibiliya inshuro imwe wasomye Bibiliya inshuro ebyiri wasomye Bibiliya inshuro eshatu ni ukuvuga ngo iyo tuba tubazwa nk'ibyo bintu iyi si byibuze ibifite amahoro n'urukundo byikubye nk'inshuro 10 byibuze yaba ku isi yose aho kugira ngo abantu babazwe ngo wanywe umutobe inshuro imwe wanywe umutobe inshuro ebyiri wanywe umutobe inshuro eshatu ibaze yonza kuba abantu babaza ku isi yose wasomye Bibiliya inshuro imwe ongera usubire usome bwa kabiri yisome bwa gatatu gutyo nkuko bakubwira ngo mu iyo mitobe inshuro zose bakubwira ibaze iyo uza kuba unywa imitobe inshuro yinywa akaba ari zo nshuro usoma Bibiliya nawe bitekerezeho kuko imitobe barayinywada barakubwira unywa umutobe ukasubirayo ukongera ugasogongera ukanywa ariko Bibiliya niwe mutobe ni nawe ijambo ryatari wanywa ukumva ko wijuse nta n'inyota yindi wakongera kugira y'ibyisi cyane unywe ijambo ry'Imana rimwe ukongera ukarinywa kabiri ukongera ukarisubira gatatu ukarinywa neza bikakwinjiramo rikakugeramo uhora wuzuye umwuka ubusabane bw'Imana uzabigerageze ubirebe wibaza uti ahubwo nabaga hehe ko ntigize nsoma ijambo ry'Imana gerageza kuko umutobe ku buntu reba uriya mutobe uranywa ku buntu ntabwo uzi ibyo urimo urabisubiramo wongera usubire gatatu kane gatanu numva muri gatandatu na karindwi aho bizagera kugeza igihe navuze bizahagararira cyangwa bizacururuka tuzaba turi amaherezo yabyo nyine ntawize ariko aho iriya mitobe igana ndumva ari gusindisha abantu imitobe izabasindishije abantu nkavuga ni rero ibaze uko baguhatira kunywa umutobe ngo unywe rimwe unywe kabiri ntibihagije wongera usubireyo reba iyo baza kuba bahatira abantu gusoma ijambo ry'Imana nyagasani Imana iba yaraje gutura mu bantu Imana iba yaragarutse gutura mu bantu nkarangiza ngira nti rero ibi byose nubwo twirengagiza twavuga ati Satani afite ingufu kuki Imana itera ibi bintu Imana urihe wadutabaye wakoze ibintu n'ibi no byose nyine biraba kugira ngo nka muntu yewe nawe duca akenge dufungura amaso turebe kuko ibi bintu byose biri kuba kugira ngo ubuhanuzi busore cyane muri Deuteronomy 28 ubwo buhanuzi niho bwahanuwe niho wabusanga ubusome neza ubwumve noneho ubone gukanguka uvuga uti mpisemo ijambo ry'Imana mpisemo gukurikira Imana aho gukurikira Satani urakurikira Satani unywa imitobe cyangwa urakurikira Imana unywa ijambo ry'Imana amahitamo na yawe uhitemo neza rero kandi Imana ibarinde murakoze shalom Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.